Iki ni ikiganiro Ukuri Iwacu. Ikiganiro Ukuri Iwacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Reka tubasuhuze kandi dukomeze kubifuriza amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Ukuri Iwacu. Uyu munsi mu kiganiro cyacu turaganira ku mitekerereze iteye inkeke y'abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda barwanya leta y'u Rwanda. Iyi mitekerereze turarebera hamwe inkomoko yayo ndetse n'impamvu igenda ifata indi ntera. Turarebera kandi hamwe ingaruka igenda igira ku muryango nyarwanda muri rusange umunsi ku wundi. Muri iki kiganiro turaza kuza kuba turi kumwe n'abasesenguzi batatu bari budufashe gusesengura iyi ngingo twaganiriyeho muri iki cyumweru. Turaba turi kumwe na Tom Ndahiro. Uyu ni umushakashatsi ndetse akanaba n'umusesenguzi mumenyereye dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye hano kuri One Nation Radio. Turi kumwe kandi na Ingabire Immaculee, uyu akaba umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Nanone kandi undi mutumirwa turi kumwe ni Joachim Mutezintare, akaba akuriye umuryango w'abanyarwanda baba mu gihugu cya Canada, ari naho aherereye ubu ngubu. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho nanjye Simeon Muhumuza. Iki ni ikiganiro Ukuri Iwacu, hano ni kuri One Nation Radio. Iki ni ikiganiro Ukuri Iwacu. Dutangira iki kiganiro natangiye mbaza abatumirwa turi kumwe inkomoko y'iyi mitekerereze mu mboni zabo. Nahereye kuri Tom Ndahiro. Imitekerereze sinza kuyirebera kutumvikana leta gusa. Umuntu ashobora kutumvikana na leta ku bitekerezo bye, ariko ikibazo kinini cy'imitekerereze iri hanze ni abantu bakidiritse ku ngengabitekerezo ya jenoside, cyane cyane ureba mu rubyiruko. Ubona mu rubyiruko cyane, by'umwihariko navuga baba i Burayi, muri Amerika, bamwe ugasanga ari ikintu bakomora ku bitekerezo by'ababyeyi babo cyangwa basekuru, kandi utazi naho babikomora, ariko cyane cyane bagenda babikwiza bakoresheje itangazamakuru risanzwe cyangwa se itangazamakuru rikorera kuri murandasi. Icyo kuri je ni ikintu kibangamiye cyane mu mitekerereze. Usanga rero kugira ngo abo bantu bazagaruke mu murongo ari ikintu kitoroshye cyane, ko ni nk'umuntu wagaburiwe uburozi kuko byoroshye. Icyo nicyo nabavuze. Madame Ingabire, mwebwe mubibona gute ubwoko bw'iyi mitekerereze? Iyo ubibonye ubona buteye bute wowe? Iyo mu mboni yawe iyo ubirebye ubona biteye gute? Mwakoze. Ngira ngo wenda iyo nza kuba nk'umurokore ari kuvuga ko mbona ari imitekerereze irimo ubuyobe, ariko irimo ubuyobe bunahemukira ba nyirayo cyane kurenza n'igihugu nk'u Rwanda. Kuko iyo umuntu yatojwe ikinyoma agatinda nawe akagifata nk'ukuri, kuko iyo wumvise n'ibintu bavuga hari ubwo wibaza uti ariko we ubivuga cyarabyemera, aremera ko ariko bimeze. Ibyo rero wowe nyiri iyo mitekerereze ni wowe biyobya cyane kurenza jyewe uyifiteho. Icya mbere, ufiteho imitekerereze itariyo. Icya kabiri, ufiteho imitekerereze itubaka. Ni ukuvuga ngo cya kinyoma na kwa gusenya biragira ingaruka kuri nyiri kubikora, nyiri kubigenderaho kurenza wenda n'uwariho abivugaho. Aho rero wavugira ko biteye
ni ukuri yababirazwe mu kanya Tom yavugaga urubyiruko n'abakuru, ariko nuko kuko ntabwo wambwira ko tukagira mu ngoro urubyiruko ni urugero ni benshi cyane n'abariya bose ba ni Thomas ntabwo ari urubyiruko, ariko n'urubyiruko rurahari. Ababirazwe rero urwo rubyiruko rwabibwiwe n'ababyeyi, ejo nabwo rukazabibwira abana barwo, bikaba uruhererekane rugenda rukomoka ku babyeyi rugana mu bana. Aho niho mbona ikibazo gikomeye, kuko ndavuga ngo none se aba bantu bazavurwa n'uwuhe muti ko ari imitekerereze bakomora mu muryango? Mbese n'indwara y'umuryango. Indwara y'umuryango rero burya akenshi ntabwo ikunze kubona umuti, ariko ikindi kiza cy'izindi ndwara z'umuryango ni uko usanga ari indwara zitandura. Iyaba yo rero irandura niho bigoraniye. Yego. Hanyuma Joachim, sinzi uri kutwumva neza? Uradukurikiye? Ndabakurikira rwose. Yego. Wowe ubwoko bw'iyi mitekerereze ubona gute? Ubona ari ubuhe, buhagaze gute mu mboni yawe? Ibyo nakubwira ni iby'abantu baba hanze, cyane cyane nk'aha muri Canada. Yego. Iyo mitekerereze usanga igenda ishingiye ku gutsimbarara ku bya kera, kandi ugasanga byose bishimikiye ku ivangura ry'amoko bigishijwe, ariko kandi ryabagiriye akamaro. Ako kamaro bagiriwe n'iryo bagitsimbarayeho, ndetse abenshi bakibwira ko bishobora kuzagaruka bagasubirana ibyo bahoranye. Ibyo nibyo bituma kenshi usanga bandika mu binyamakuru basebya igihugu cyangwa basaba ko imfashanyo zahabwa igihugu zihagarikwa, bahimba impamvu nyinshi. Ibyo nibyo dusanga ko binyuranye n'iby'i Rwanda, kuko abari mu Rwanda bo barabyibonera ko ubuyobozi bafite ubu abanyarwanda bose bubabereye, batavangura, bafite amahirwe angana. Ibyo bikaba binyuranye n'iby'abanyarwanda bari mu mahanga. Tom, iyo urebye ubona iyi mitekerereze ariho itandukanira n'ingengabitekerezo? Mvuge ku kibazo kijyanye n'urubyiruko navuze mbere, mu kinyarwanda bavuga uhana uwahanutse. Ntawe uhana uwahanutse. Burya rero hari abantu ntawe uhana uwahanutse. Hari abantu ari w'abantu bagira ibitekerezo bizima, kubera ko bazwi badashobora guhinduka. Ugiye mu umuntu nkandereye Karoli, ukajya mu Bubiligi ugasanga umuntu bembonye umutwa n'abandi bagenzi be, ukareba twagira mu Faustin n'ibitekerezo yafashe bya Parimutu, ukareba n'abandi muri icyo kigero, bariya abapadiri ba Murengintwari, ba Nahimana, Thomas, n'abantu ni igitekerezo cyabo bose yewe kintera kwibaza kandi kiteye n'agahinda. Ni ikintu kije mu rubyiruko. Urwo ruhere rero navuga ati uruhererekane ruva mu muryango rukagenda noneho rukongeza n'abandi, ntibibye ubwabo bonyine kuko baba barayobye, banayobya n'abandi batazi ukuri ku Rwanda. Kanagiro witwa Claude Gatebuke wo muri Amerika, kuko ntabwo twavuga ibintu ibitekerezo bitagirwa n'abantu, bigirwa n'abantu bafite amazina, reka tujye turavuga. Yego. N'ubu aragenda akabwira abanyamahanga ko ari wacitse ku icumu rya Jenoside, ariko ntabwo ari si mu bantu bahigwaga, ahubwo ndetse bizwi ko na se ari mu bantu bari bafite bashyigikira ubwo bwicanyi niba ataranabukoze. Abantu rero banamubaza bati wowe warokotse iyo Jenoside, ntavuga ati abo bantu baba bashaka kwica
yavuga ko yari afite imyaka 14 hanyuma agahungira mu nkambi z'i Kongo. Aho Kongo niho yavuye ngo anyura Uganda akayisanga muri Amerika. Ntagire umuntu umubaza atereka ibyo bintu uvuga ni biki. Ibyo ugasanga noneho gukorwa n'amashyirahamwe. Amashyirahamwe ugasanga ishyirahamwe uyoborwa n'umukobwa mbonye umutwe w'abangaba muri Canada haje Mutezintare, bagashyiraho ikintu cyitwa amashimwe yitirirwa Ingabire Victoire, agahabwa abazungu bose bagenda babashyigikira. Rero ni abantu cyambere bakukireba bakakivuga bakacyamagana. Nibyo nk'uko Ingabire yamaze kubivuga, nuko ikintu cya igitekerezo cyinjiye mu miryango cyavuye mu mwana cyavuye mu mujyi kikinjira mu mwana kikazagera ku muzukuru, ngo nuko bakumbuye ibyo byashinze u Rwanda. Icya mbere ni uko bakumenya ko ibyo bitekerezo bihari kandi bindi bishobora gufata ingamba kugenda bagora abarwanya n'ibyo bitekerezo bibi. Kuri jye nicyo kintu ngarukaho gato. Hanyuma Madame Ingabire, wowe iyo urebye ubona bundi intandaro y'imitekerereze rimwe na rimwe biva hanze muri abo banyarwanda ba hanze y'u Rwanda, akenshi ibivanze n'ingengabitekerezo ya jenoside, ubona ikomoka he? Hanyuma natubwira ubona imaze igihe kingana gute, ese ni imbere ya jenoside cyangwa n'inyuma yayo byatangiye? Erega jenoside ntabwo ari ikintu kimanuka mu ijuru ngo kikubite hasi, irategurwa. Mu gutegurwa rero ingengabitekerezo nyinshi ibyo birumvikana ko ari imbere ya jenoside, ni na kera cyane utaza kubishakira 94, jya kubishakira ahubwo muri za 59, ubu na mbere yaho ndetse ukomeze rero uze kugeza wenda kuri rurangiza yo muri 94. Kugirana isano rero byo birayifitanye. Jya muri 57 ibyo navuga ni muri za 59 ibyo Tom avuga ni ntabwo ingengabitekerezo ya jenoside ari ikintu cyatangiye ejo cyangwa ejo bundi. So noneho ikibitera, hari abantu bananiwe kwitandukanya n'ikibi, bananirwa kwitandukanya n'urwango, utamenya n'impamvu yarwo, kumenya ntayiha, bakakomeza muri urwo rwango. Noneho rero ubu byaranabaye bibi cyane ko bakubiseho n'ipfunwe ryo gutsindwa, kuko rega nabyo tugomba kujya tubivuga, abantu baratsinzwe. N'ibyo baribo bavuga ubu byose barabivuga nyine, ariko barabivuga nk'abatsinzwe. Nabyo rero bitera ipfunwe. Noneho kandi hari igihe byari bizwi, barabimenyereye, bazi ko ariko bimeze, ko umututsi muri iki gihugu agomba kwicwa, kandi uwagaragaje umurava mu kumwica niwe uri bushimirwe, azamurwe mu ntera, yewe ndetse n'utarize bamuhe n'imirimo. Hari n'ababaye burugumesitiri, ngira ngo no gusoma no kwandika babizimo gake, ariko baragaragaje uwo murava. Kuba rero ibintu byarahindutse, ibyo byarabatunguye. Noneho bagasanga ntibagishobora, nko mu Rwanda ntabwo wazi ukoresha iturufu ry'amoko cyangwa ivangura, abahari baguseka, bakubwira bati ubwo se kuri hoteli yaharurutswe ninde se wavanguwe, ninde se noneho kubera iyo mpamvu, kuko yakwereka uko atavanguwe. Kubera iyo mpamvu rero bigasa nibiba, sinzi uko nabyita, ariko bisa nyine n'ibibatera ipfunwe n'umujinya, noneho bagakaza umurego rero mu bintu ubona wenda rimwe na rimwe wanabona bisekeje, n'ubikora yakaba ari we afite n'isoni, kuko ni nko kubwira abantu ngo dore
ni saa sita y'ijoro kandi bareba ari saa tanu y'amanywa. Wenda keretse aho muri ibyo bihugu biba ari muri winter na ku manywa buba ubusa n'ubwije, ariko nk'ino iwacu bigaragara nyine ko ni ku manywa ni saa tanu y'amanywa ntabwo ari saa sita z'ijoro. Udafite isaha utagombye kureba ku isaha arabibona ko hari ibimenyetso bibimwereka. Njye nuko mbibona, mbona ari abantu bananiwe kuva ku izima, bananirwa kwitandukanya n'ikibi kuko bakimenyereye bakakimenyerezwa cyane, bananirwa mbese noneho ikibitaho n'iryo pfunwe ryo gutsindwa naryo ntabwo babashije kubyakira neza, kuko ubundi intwari n'itsindwa no gutsindwa ikabyakira kandi ikemerera kujya mu murongo muzima. Abantu bagukurikira kuri Twitter ngira ngo bakunze kubibona uburyo basubizanya na bamwe n'ubundi muri abo ngabo ubona batari ku murongo wa leta, ariko iyo urebye wowe nk'umuntu n'ubundi ubikurikira ugakurikira n'urubyiruko, ubona bigira iyihe ngaruka ku rubyiruko? Wenda reka mbanze nkubwire ko kugira ngo umuntu agire ukuri, kugira ngo umuntu akore ibitunganye ntibisaba ko aba ari ku murongo wa leta. Njye rwose nta n'uwo nsaba ngo naze ku murongo wa leta, ariko icyo ndi gusaba, icyo mbuza abantu, icyo ntemeranyaho nako n'abantu, ni ukubeshya ugahimba ibinyoma, ugakwiza ibihuha, ukabiba inzangano ngo nuko utari ku murongo wa leta. Ikivuzwe cyose, igikozwe cyose ukagihindura, ukagiha ubundi busobanuro butari. Ibyo rero icyo mfa nabyo si n'ikindi, ko umuntu yakwicara akibeshya biramureba, ubwo niyo mahitamo ye, ariko abeshya n'abandi, abandi nabo batazi ukuri arababeshya. Mu kanya Tom yatanze urugero rwo ku mikoranire ya bene abo bantu hamwe n'abanyamahanga. Abo banyamahanga hari ababizi babikora babizi, nabo nyine bakumbuye biriya, none se nka Jesi yareka gukumbura emereni dati kandi yaramugaburira, bikanamushyira hejuru, bikamurata, bikamuririmba, bikarangiza ngo abaye expert mu bikintunga ze, kuko ngewe mbona ari n'umuswa cyane. Noneho rero warangiza uwo muntu yakwitanduka, ariko hari n'abandi baba batabizi bagendera ku makuru habwa n'abariye. Iyo rero ubihoreye bakavuga bene biriya bintu bitagiramo ukuri, bitagiramo rimwe na rimwe n'ubwenge usanga atari bwinshi cyane, hari abantu bamwe bashobora kubifata nk'ukuri bakabigenderaho. Abo rero abenshi muri bo ni n'abakiri bato, urubyiruko nirwo rushobora kuyoba cyane. Kuyobya rero urubyiruko ubundi njyewe ni nabyo mba ndwanya cyane, kuko ni ukumushyira mu kaga, umushyize mu kaga cyane. Nta muntu ugendera ku kinyoma cyangwa se ku buyobe ngo azareke kuzimira, byanze bikunze hari ahantu azagera ati inzira ayobe. Rero nicyo mba nanga ko bayobya urubyiruko, kuko urubyiruko niruta inzira rukayoba ruzatana, rukomeze muri iyo gahunda, noneho narwo ntiruziyubake, yewe ndetse n'igihugu cyarwo ntiruzacyubake. Kandi nta kaga kabaho nko kuba wabaho ukazarinda usaza nta kintu wamaze ngo nibura n'abazagukurikira bazakwibukireho. Hanyuma Joachim, wowe ubona ibintu bigiriye ingaruka ku rubyiruko muri rusange mu mboni yawe? Urubyiruko rusa n'urwafashwe bugwate kuri abo bantu ba kera bakiyumvira ko ibyabareze byo babayemo bya kuvangura abantu, kumva ko igice kimwe cy'abanyarwanda bagomba gukandagirwa bakicwa. Abo bafashe abana babo nk'ingwate kugira ngo bazakomeze iyo ngengabitekerezo bafite. Icyo Tom Ndahiro amaze kuvuga, icyo gikunze kugaragara hano, abantu b'abanyamahanga bafite ibintu babayemo,
amavantaje cyangwa privilege babonye kuri leta ya Habyarimana cyangwa n'izindi bazitsimbararaho. Abafite abantu baburaniye muri Arusha muri tribunali hano ibyaha bya jenoside nabo barafite ibyo baburanira, bagafatanya n'abanyamakuru nk'aha barahari muri Canada usanga ku isonga y'abasebye igihugu. Urumva rero urubyiruko rubigendamo. Icyakora twebwe tubaye igihe kirekire usanga uko bimeze uku siko byari bimeze. Tuvuge nk'urugamba rwo kwibohora rutangiye, hari abantu benshi bari ahangaha b'ibikomerezwa, nta muntu wabonaga burushaho kwiza kwiga hatari ukomoka iyo ruguru muri za Ruhengeri, Gisenyi mu kazu. Abo bafite abo bakorana benshi bakwiza ibitekerezo bibi, ariko aho mbabwira ko ni ibintu bigenda bigabanuka kuko burya ikinyoma ntabwo cyicara ku ntebe igihe kirekire. N'abo bazungu babwira hari aho bajya bakavuga ati ariko aba bantu barabeshya. Bimaze kugaragara kandi ko ari abantu benshi babiyonkoyeho, ariko hari abajournaliste nk'aba Judiriva bagikomeza guhanyanyaza. Ariko nk'ubutegetsi bwa Canada iyo tubanyomoje tugatanga ingero tugatanga ibimenyetso, bajyaho noneho bagasiganuza bakafite ibintu bishobora kuba ari byo koko, bahimba ibintu byinshi cyane. Ariko uko iminsi igenda twebwe dufite icyizere ko bagenda bigabanuka kugeza aho bicika, ku mpamvu nyinshi. Cyane nuko abo babyeyi babo tuvuga ko igihe kiri kumwe n'ukuri amaherezo bazava mu nzira. Abana basize bo bashaka imibereho, yego nabo baratekereza ese ibintu tubwirwa nibyo, ese ibintu tubwirwa bizatugeza he? Ikimaze kugaragara nuko ntaho bizabageza. Iyo bumva amatangabuhamya y'abantu bavuye mu mashyamba ya Kongo, nabo bagasobanura ko babeshwe igihe kirekire, bakishimira ko baje kubaka u Rwanda, bakishimira ibyo byose bigenda byereka abakiri bato ko ntaho urwo rugendo ruzabageza, kuko nta kuri kurimo. Nicyo gituma igihe kizadufasha yuko abanyarwanda benshi bazasobanukirwa ko umwanya w'ikinyoma ugeraho ukarangira. Tom, ngira ngo nawe wabyumvisha ibyo abatumirwa bandi turi kumwe bari kuvuga, ariko ku rundi ruhande mu bakuze ubona bo ingaruka zibaho ari izihe ku bijyanye no kuba nabo bakurikira ibi bintu? Ese ko bakuze n'ubundi wenda bazi amateka batandukanye n'urubyiruko, ariko bazi n'aho u Rwanda rwavuye, ubona kugira ngo babyemere cyangwa se uko kuyoba, umunsi twita kuyoba kubera ko wenda ari uruhande rutari rwiza, ubona ingaruka zibabaho ari izihe? Reka mbanze mbwira abantu ko ingengabitekerezo harimo amagambo abiri ahurira mu ijambo rimwe: kugenga ni ukuvuga ngo hari ibitekerezo by'abagiyemo imitekerereze yabo n'imyumvire yabo n'imibereho yabo, no ku buryo babona ibintu binatuma badashobora no kubona n'ibindi. Iyo umuntu yagiyemo n'ibitekerezo mbi, bivuze ko hari ibintu adashobora kubona, niba bibona ukundi. Ntashobora kubona icyiza gikorwa na leta yita ku y'abatutsi ngo azakibone ko ari ikintu cyiza na rimwe. Abahanga mu bumenyi bw'imitekerereze bavuga ko ingengabitekerezo nk'iyo ituma umuntu ashanyarara mu bwonko, mu mitekerereze ye, psychic numbing, agasa n'umuntu waguye ikinya kinini gifata umubiri wose, ariko noneho yibaza ikinya byo mu mitekerereze. Abo bakuru sinjya n'abatindaho kuko bo barenze igaruriro. Ikintu
nyine umuntu ashobora gukora kugaragaza abariho n'imitekerereze yabo. Icyangombwa ni uko ugomba guhora werekana ko abo bantu bafite ibitekerezo biroga, nta n'ikindi kintu ushobora gukora. Umuntu witwa Ndereye ngo uzamugira umuntu, kuko ibitekerezo bye bisa nk'icyo wenda nk'inatije muri moteri. Icyo gihe moteri nituruna, nawe hari ibintu byamukwamiyemo, nta kindi kintu ashobora gukora. Noneho bakagira n'abantu Mutezintare avuze ikintu cyiza cy'abantu b'abanyamahanga babakurikira. Hari abanyamahanga batigeze baba mu Rwanda, ariko bareba uburyo bashikoye kurwango bagirira leta y'u Rwanda, ukibaza uti aba bantu ibitekerezo bikwiye. Hari abo wumva ababanga leta y'u Rwanda cyangwa n'abatutsi, ukavuga uti aba bantu bafite aho bahuriye na leta ya kera. Urugero rumwe Ingabire yarutanze rw'umuntu witwa Philip Redkins, hari abapadiri nka Serge de Suter, hari utwa Gitunis, hari abandi benshi. Ariko hari n'abandi ujya wibaza uti aba bantu bahuriye he n'u Rwanda? Nk'uriya Judy River ntabwo yigeze aba mu Rwanda, yarahanyuze gusengera nk'umunsi umwe cyangwa ibiri, ava muri Congo ajya Nairobi asubira iwabo. Hari umuntu witwa Annie Garrison uba muri California, ngira ngo muri Los Angeles. Ukuntu yanga u Rwanda ntabwo ushobora kumenya, uravuga uti uyu muntu ugendeye bite. Ujya muri ugasanga umuzungu witwa Juan Carrero, ukibaza uti uyu muntu ntigeze agera no mu Rwanda. Umuntu witwa Charles Leonard ntaragera mu Rwanda, ariko usanga urwango aba yanga leta n'uburyo yabikuye. Yego abandi babyungukiyemo, hari nk'abanyakanada babiri bafitanye ubucuti bwihariye n'abajenosideri, nk'uwitwa John Philpott n'umuvandimwe witwa Robin Philpott. John Philpott yaburaniraga Yesu, Jean Yesu mwicanyi witabiye, n'abandi n'undi witwa Christopher Black nawe yaburanye imanza zaho. Aba bantu baravuga uti nibura bafitanye isano n'abajenosideri, kubera ko bakageraho bakemera ibyabo. Ariko ahanini usanga ibyo bitekerezo kugira ngo babyemere hari abantu b'abanyarwanda baba barabishyizemo. Ikintu rero gikwiye gukorwa ni ukuvuga ngo ugomba gukora ikintu gutuma urubyiruko n'abazavuka batandura indwara y'abakera. Kuri ikintu iby'abakuru kuvuga ngo bazakira byo ntabwo byoroshye. Wenda bashobora kuba umwanya bakaba baceceka kubera intege nke, ariko kugira ngo bizabavamo icyo cyizere ntacyo nagira, nta n'uwo nagira. Madame Ingabire, ngira ngo namwe muradukurikiye, mwebwe ku ruhande rwanyu ubona wa mugani nk'ibyo Tom yavugaga, ubona aba bakuze bizigera bikira bikaba byacika? Abanyarwanda baciye umugani ngo akabaye icwende ntikoga, ndetse ngo niyo koze ntigake. Ntabwo bariya nizera rwose, nanjye nka Tom sinizera ko kuko bariya birasa nyine n'indwara barwaye, nta n'umwanya wo gukira babona, kuko n'ushaka gukira arabanza akemera ko afite ikibazo. Bo rero ntibanabyemera, bafite umujinya gusa n'ipfunwe, ni nkabyo bigenga ibitekerezo nyine byabo, kandi rero bikaba birimo n'iyo ngengabitekerezo. Abo Tom yavugaga nka Judy River, buriya yagiye i Congo abana n'interahamwe cyane, ndetse na leta y'abatabazi cyane, ariko baba n'inshuti n'abavandimwe. Rero ntatangare, kubera iriya mitekerereze ye niyo yakuye aho ngaho, ariko abura n'ubwenge bwo gushishoza ubu ngubu ngo areba atari ko buriya
biriya bintu nabwiwe kweri byari ukuri cyangwa, kuko kandi baragenda banagaragara. Ubu ngubu umuntu wese ubonye kiriya gitabo cye avuga ko FPR yagiye kwica abantu Bisesero, azi amateka ya jenoside n'ubwicanyi ko byagenze muri iki gihugu, abona ari umusazi, abona ari umuntu wataye umutwe. Kuko niyo wajya kubeshya wagereranya ukareba ikintu gifatika. None se uzavuga ngo umuntu ngo wapfuye ngo muri 50 na kangahe n'igihe wamwishe, kandi Ingabire icyo gihe yari ataravuka? Ababizi bazaguseka bavuge batakuriya none bayataye. Ngira ngo reka wa mugani wa Mutezintare igihe kizabikemura, kuko usibye no kubikemura bamwe baba batagihari, kizanabikemura ba nyirabyo bagenda biyambika ubusa, kandi ntabwo bizatinda. Hanyuma rero turi kugenda tugana ku musozo, ariko Joachim, wowe ubona haba mu kwigisha n'ibindi bigiye bitandukanye leta y'u Rwanda igenda ikora kugira ngo ingengabitekerezo cyangwa se imitekerereze iranduke mu bayifite, ubona ibi bintu bizigera biranduka bikavaho? hari abatazakira nk'uko byavuzwe, ariko abo ngabo igihe kizabajyana. Abasigaye ikintu cyafasha kandi gifasha ubu ni imiyoborere myiza iri mu gihugu cyacu. aba tubana mu mahanga hari ibyo batagihakana, bavuga bati nubwo muri abagome ariko mwatejeje igihugu imbere. Hari ibyo batagihakana cyangwa se batagishobora gutangira ibimenyetso, ibintu by'uko hari justice sociale, abanyarwanda bose bafite amahirwe angana, bene wabo bari mu gihugu bumva bameze neza, bafite ubushobozi, babiri mu mirimo myiza, abakorera utwabo bafite kondisiyo nziza zo kwicururizamo. Ibyo rero byose amaherezo bizabemeza kwiyumvisha ko inzira barimo ntaho izabageza. Ibyo ni ibintu twizeye rwose, kuko abo tubana hano hari ibyo dushobora kujya duhuriramo. Abari bafite ubukana bamwe, hari abamaze guhindura ikote rwose, bavuga bati aho twabeshyewe ni kera, ubu bafatanya natwe mu gutanga isura nyakuri y'aho u Rwanda rugeze. Ikindi cyakorwa ariko gikomeye hano mu mahanga ni kubanisha abantu, baba bariya cyangwa bariya, bose bagahuzwa n'uko ari Abanyarwanda. Ibyo bigenda bigerwaho buhoro buhoro, ariko ntabwo byoroshye kimwe n'abari mu Rwanda, kubera yuko ino abantu bafite umwijuto, bumva ko bafite ubwihaze, ntabwo bavuga bati ntidukeneye kwifatanya na naka cyangwa kwishyira hamwe, ubwacu turihagije. Icyo ni ikintu gituma wenda mu Rwanda byihuta cyane, kubera mu Rwanda hari umuco wo gusangira, umuco wo gufashanya, umuco w'uko abantu baturanye, umwe akeneye undi. Ibyo byihutisha ubumwe n'ubwiyunge, bikaba bitanye bihabanye no mu mahanga. Ariko nk'uko nabibabwiye, amaherezo hazagenda havamo bake. Nk'ubu ngubu tugereranije umubare w'abantu bari ku isonga mu gusebanya no gusebya u Rwanda, abakera kuva muri za 1994 jenoside imaze gutsindwa,
ihagaritswe bari benshi cyane, ariko ubu ni ikintu kigenda kigabanuka kubera ubuyobozi bwiza buhari, no kubera yuko ukuri kugeraho kugatsinda. Hanyuma Tom, dusoza rero ubona hagakwiye gukorwa iki ku bwawe kubyumva mu mboni yawe kugira ngo bizashire niba bishoboka gushira? Amagambo make cyane, icyambere no kubigaragaza. Benshi ikintu kibabwira bibi kenshi bafashwa n'abantu kutamenya barimo. Ntabwo turi kumvikana neza, connection menye imeze nabi, ngira ngo wakongera ugatangira. Oya, ongera gato bebe. Gutya. Gutya turabumva. Yego. Okay, ndavuga ngo ikintu cyonyine gikwiye gukorwa ni ukugaragaza ibiriya bitekerezo n'abantu babifite n'uburyo bitangwamo. Ni ikintu cyonyine gikwiye gukorwa, kuko ahantu henshi amategeko udashobora kubarega ngo babakurikirane, ariko iyo ubagaragaje uti uyu muntu ibitekerezo biroga, icyo gihe birafasha. Gitoya ni ukureba iyo ubonye umuntu wacitse atera kujya mu mujyo w'abantu bahemba ibitekerezo byamugize imfubyi cyangwa byagize byamugabanyirije kubaho neza, nabyo ni ikintu gikwiye kuvugwa nta kurenja kurimo. Njye nsanga umuti ukomeye ari uwo kugaragaza abo bantu abari bo, kugaragaza ibyo bakora, kugaragaza imikorere yabo n'abo bakorana. Kuri njye nicyo gisubizo. Yego. Hanyuma Madame Ingabire, wowe dusoza bona hagakwiye gukorwa iki ku bwawe mu mboni yawe kugira ngo ibi bintu bizashire niba bishoboka gushira? Ngira ngo ntabwo ndi butandukane cyane na Tom. Kubagaragaza ni ngombwa, ni nacyo kintu gikomeye cyane, kuko nk'uko twabivuze mbere hari n'abo babeshya. Mutezintare yatubwiye ati ubu batangiye kugenda babibona, ariko babibona kubera ko hari abababwira. Utababwiye ko abo bantu babeshya, utababwiye ko abo bantu bafite ibindi bitekerezo kandi biri kwangiza, ntabwo bahita babibona bafatira. Niyo mpamvu ntajya nemeranya n'abantu bavuga ngo ibikorwa birivugira. Ntabwo ibikorwa bivuga, n'ibivuga barabireba, utabasha kubibona rero ako kanya ntiyabimenya. Kugaragaza bariya abantu ni ngombwa kandi cyane. Hanyuma Joachim Mutezintare, nawe uratwumva dusoza, bona ku bwawe kugira ngo bicike niba bishoboka gushira hagakwiye gukorwa iki? Abambanjirije babivuze neza cyane, Madame Ingabire na Tom Ndahiro. Ni ukubivuga ukabyamagana ku mugaragaro. Aha muri Canada turabikora. Amabaruwa twandikira abaturage cyangwa ibinyamakuru binyomoza ibyo bavuze, kenshi bitangiye kugaragara ko hari abageraho bakabona ko abo bantu ari abasazi, no mu rwango rwabo rutuma babeshya icyase muhanuka. Kubyamagana, kuba hafi tugakurikirana ibikorwa byabo, ikije cyose tukacyamagana. Amaherezo igihe dufatanije n'igihe abonsi bere rya parimihutu bazagenda basaza, nabivuze, ariko urubyiruko ruzageraho rushishoze, rurebe ukuri, bahereye ku bibera iwacu, bahereye n'ibikorwa bishobora kwivugira gato Madame Ingabire, ariko ibikorwa nabyo iyo ari byiza bituma abantu bagenda bajya mu buryo.
njye mbona ko hari icyizere rwose. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro tugiranye, mwibutsa abadukurikiye ko twaganiraga ku ngingo ijyanye n'imitekerereze iteye inkeke y'abanyarwanda by'umwihariko baba hanze y'u Rwanda, usanga barwanya leta y'u Rwanda. Mu kiganiro cyacu twari turi kumwe n'abatumirwa, twari kumwe na Madame Ingabire Immaculee, ni umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Twari kumwe kandi na Joachim Mutezintare, ni umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda baba muri Canada. Twari kumwe na none kandi na Tom Ndahiro, ni umushakashatsi ndetse akaba n'umusesenguzi. Twari turi kumwe nawe kuri uyu munsi. Ngira ngo nabashimira, ngashimira buri umwe twari kumwe muri aba batumirwa. Madame Ingabire, mwakoze cyane. namwe mwakoze rwose. Joachim, mwakoze cyane ku butumire bwacu kubwitabira. Ndabashimiye cyane bwana Muhumuza nabo twaganiriye. Yego, Tom we ngira ngo ntabwo akiri ku murongo, ariko ubwo niwo musozo w'ikiganiro cyacu, nawe turamushimira. Ubwo reka nkomeze nifurize buri umwe muri badukurikiye amahoro y'Imana. Murakoze. Iki ni ikiganiro Ukuri Iwacu. Ikiganiro Ukuri Iwacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.